Haleluya, haleluya, haleluya bene data, turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tubifurije amahoro umwami Yesu atanga. Nkuko muririmbye bivuga ngo amahoro Yesu aho abantu be nagira akagero narondoreka, ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo yakurwaho. Hanyuma dushimiye Imana kubw'ibintu byinshi Imana igiye dukorera, Imana dukoreye ibintu byinshi bitandukanye, kugera no munsi turayishimiye Imana yacu ishimwe. Mazina nkuko bisanzwe abo tubana hano kuba Uwiteka ni Bwenge TV, ngira ngo amazina mumaze kuyamenya benshi, keretse aba bashyitsi. Nitwa Rusine Emmanuel, ndi umugabo wo guhamya ndetse no mu buzima busanzwe ndubatse. Ndashima Imana ko Imana ikiturinze, irandinze na madame iramurinze ndetse n'abana. Imana iraturinze twese turi amahoro n'umuryango muri make n'inshuti zacu. Hanyuma dushimiye Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana ndetse no gukora ibindi n'indirimbo tujye kuririmba, tubanze dusenge hanyuma tubone gukomeza n'izindi gahunda. Imana yacu Imana ikomeye, si umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe tugiriye, kuba twemereye kugira ngo tuze kujya kuri zino kamera kugira ngo tubwire abantu icyo ugambiriye, icyo bashakaho, turabigushimiye. Rero aka kanya nyemerera uzubanze unyeze kandi ununganye kugira ngo mubere akanwa, uvugire muri je, mubere umuyoboro, ucishemo nyakubahwa ibyo ushaka ko abantu bumva ndetse n'ibyo bamenya kandi bagira umumaro, bigere bakure niba bishyitsa, kuko uri Imana yacu bwite. Ndagushimiye kubyumvise, uheze ibitavuga Imana byose rero mu izina rya Yesu, kirego yose zikurweho kugira ngo ijambo ryawe nirigire inkomyi. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Bene data rero turashima Imana ku bw'imirimo n'ibitangaza igenda dukorera, ko bwije no ko bukeye. Dufite amashimwe atandukanye, Imana yadukoreye byinshi. Kuba mumeka byonyine ni ibintu bikomeye, kuba nigenza, kuba nijyana hanze nkigarura mu nzu, kuba ngenda bikemera, kuba mvuga bikemera, kuba ingingo zanjye zigikora, nishimwe rikomeye. Ndashima Imana rero ko Imana yandinze, ndashima Imana ko Imana yanyimanye. Ntabwo byari byoroshye iminsi itambutse, hanyuzemo ibintu bitandukanye, harimo amashimwe ariko hakabamo n'ibitero byinshi umwanzi yagiye atugabaho. Ariko turashima Imana ko tukiri bazima, turashima Imana ko tugihumeka, kandi turashima Imana ko tukiri mu buntu bwayo. Hanyuma rero uyu muririmbyi, hari umuririmbyi hano numvaga amfasha, nagira ngo tumuririmbe. Hanyuma mu buryo tugiye kumuririmba agiye kumusoma kugira ngo message nshaka ko itambuka yumvikane. Message irimo ibanze yumvikane, cyangwa se yumvikane icyo gikenewe, cyangwa se amajwi guhogoza n'ibiki byose nabyo ni byiza, ahubwo ikiza kurusha ibindi nuko message yumvikana. Buriya kenshi hari igihe tujya mu nsengero cyangwa se ahantu hatandukanye, baririmbye bakaririmba, baririmba tukumva cyane umuziki, ugasanga abantu barimo kubyina umuziki ariko mu by'ukuri batarimo kumva uwo muziki igituma ucurangwa. Nyanyuma muri iki gihe tugezemo, abantu bari bakwiye kujya bitonda bagatega amatwi neza, bakumva iyo ndirimbi ibirimo kuvugwamo kuruta kubyina imiziki batazi iyo miziki impamvu yayo. Kuko mbega abantu muri make barimo kubyina mbere y'umuziki, bakabyina imiziki gusa, ni muri kiri wanzenze, ni mu bubari n'ibiki byose. Nyamara bagombye kujya batega amatwi bakumva message irimo. Noneho iyo ukurikiranye neza, hari igihe usanga batari bunabyine, ahubwo bagombye no kurira. Ariko kuko batamenye ibyo ari byo, ni mu kigare, ni mu businzi, ni mu buyobe buraho gusa, abantu ntibasobanukirwe n'ibyo barimo. Rero reka ndirimba indirimbo ari ukuyisoma gusa. Ni indirimbo y'105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ziriya nyinshi zibanza zitangira no mu kuboko kw'ibumoso, yufashe gutya kuboko kw'ibumoso, hanyuma kw'iburyo ni indirimbo z'agakiza. Nkunda kuvuga ngo ni mu ndirimbo nyinshi cyangwa se mu ndirimbo nyeyi, kuko narabivumbuye abantu babwira ngo dusome cyangwa se turirimbe indirimbo ukabwira umuntu ngo dusome cyangwa se turirimbe indirimbo y'130 akakubaza ngo muzihe. Bigaragare ko mu gitabo cyangwa se igitabo gifata uwo munsi nyirizina, uwo munsi aje mu rusengero cyangwa se kuri iyo gahunda hiri. Ariko mu by'ukuri abantu bakwiye kuba bita ku by'Imana, bakabyita akaba ari byo bahugukiramo, kuko ibindi byose bizarangira. Ariko iyo witaye ku by'Imana ukagenda mu by'Imana nk'uko Imana ishaka, byanze bikunze bikuramo inyungu nyinshi. Hanyuma rero umva uko umuririmbyi yavuze 105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine niyo yambohoye. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki?
byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Urumva ni nk'abantu babiri barimo kuganira, aramuganira ati ubu ni ubuntu bw'Imana nibwo bwambohoye, ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwamboye, bwankuyeho n'imigozi. None se byavuye ku undi aramubaza, none se byavuye kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana. Nta handi, reka dasi ku gushaka kwa mukecuru wanje, si gushaka kwa muzehe wanje, si gushaka kwa mama, si gushaka kwa papa, si gushaka kwa pasiteri wanje, reka da ni ubuntu bw'iki bw'Imana nibwo butangaje bwankuyeho imigozi. Nubwo buntu bw'Imana nibwo bwankuye mu busambanyi, bunkura mu businzi, bunkura mu byaha bitari bimwe, mu bugome, mu nzangano, mu nzika, byose ubwo buntu bw'Imana nibwo bwambohoye bunkureho iyo migozi. Hanyuma rero arongera hepfo avuga ngo ni Yesu wenyine wanoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe, mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abazi. Umukiza wacu ni Yesu wenyine niwe wanoreye guhirwa mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma rero uyu mwami Yesu, uyu mukiza wacu ajya asanganira abazi, asanganira abazi. Bivuze ngo iyo wafashe imwanzu, iyo wafashe gahunda yo kumusanga, iyo wafashe gahunda yo kumwizera, iyo wafashe gahunda yo kumwemera nk'umukiza wawe, ukamwemera ugahamya no mu bandi, ni kuri 74 ibivuga muri izindi ndimo nyinshi. Igitero cya nyuma ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye byose, usabe n'Imana ibayishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Bivuze ngo rero ni ubuntu niwe rero wadutoreye kugira ngo tuze mu bwami bwe. Hanyuma arangije iyo uteye intambwe urimo kuza, intambwe imwe watera 99 arimo kugusanga. Bivuze ngo rero iyo uje umusanga arakwakira. Niko yavuze kwa Matayo ibice byaho 11:28. Ni Yesu wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruha. Ni Yesu wenyine, nta wundi muntu wabivuga. Na gitifu niyabivuga, meya niyabivuga, umva na president ubwe uyobora igihugu nashobora kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruha. Nta muntu waruhura undi usibye Yesu. Ni Yesu, ni ubuntu bwa Yesu, ni ubuntu bw'Imana butangaje. Hanyuma igitero cya gatatu kiravuga ngo suko nari mwiza haba namba, ni ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Ntabwo nari mwiza, reka da. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Petero, kandi ubwo se ndasoma ijambo ry'Imana, ariko Petero avuze ngo iki? Petero yaravuze ngo kera nitwara ubwoko. Mu rwa mbere rwanditswe na Petero ibice bibiri, hepfo aravuga ngo kera nitwara ubwoko, kera ntabwo twara ubwoko, kera ntabwo twara ubwoko. Reka naryo mbanze ngeyo, reka ngeyo naryo mbanze rirebe. Kera ntabwo twara iki? Ntabwo twara ubwoko, ariko ubu turi iki? Turi ubwoko bw'Imana. Kera nitwara ubwoko. Petero mvuga ko yabivuze. Urwa mbere ni ibice byaho 2:9 kugera hepfo ku 10. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. 10. Kera ni mwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Kera nitwara ubwoko, reka da. Kera ukiri umuhutu, kera ukiri umutwa, kera ukiri umusinga, kera ukiri umututsi, reka da. Ntabwo buriya ari ubwoko, reka da. Twebwe turi ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Ubu turi abana b'iki? B'Imana. Turi urubyaro rw'iki? Rw'Imana. Bivuze ngo rero ubu urubyaro rw'Imana cyangwa se umwana w'Imana guterera, ubu umwana w'Imana bamaze kwizera nde Kristo mwami n'umukiza. Hanyuma rero ni Yesu wagutoye kugira ngo uze guhirwa mu bwami bwe bwo mu ijuru. Niko igitero cya gatatu kivuze, suko nari mwiza haba namba, ni ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Kandi rero havuze ngo iki? Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ni jewe yazize ni umukiza. Yesu nta kibi na kimwe yakoze, Yesu nta cyaha na kimwe yakoze. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere ibice byaho 3 guhera ku murongo wa 3 kumanuka hepfo kugera hepfo nko kuri 4, hari ijambo rikomeye. Haravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Nicyo gituma bisi batatumenye ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko agize gute ukwari. 3 ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko agize gute aboneye. Kandi ngo umuntu wese ukora ibyaha bagomye, kandi icyaha nibwo nibwo bugomye. Hepfo rero hari umurongo ukomeye, umva umurongo ukomeye ko yavuze rero. Umva ko Yesu yavuze akoreye mu mugabo witwa Yohana, avuga ngo iki rero? Muzi yuko yerekaniwe gukuraho iki? Icyaha, kandi nta cyaha kigize gute kimurimo. Umva ko yavuze. 3 murongo wa 4, umva ko Yesu yavuze avugiye muri Yohana. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we nakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha niyamubonye kandi niyamumenye. Bana bato ntihakagire ubayobya, ukiranirwa n'umukiranutsi nk'uko ari umukiranutsi,
ukora ibyaha nuba Satani, kuko yerembere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi no kugira ngo amarehe imirimo ya Satani. Ariko umurongo wa 5 niwo nashakaga. Muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimuriho, nta cyaha kimurimo, nta cyaha tunze, nta cyaha ibyaha kandi nta cyaha na kimwe cyari kimuriho. Hanyuma rero mwibuke uko yagiriwe, mwibuke uko yagizwe, mwibuke uko yabambwe, mwibuke ibuka ya mibabaro, umenye ko ari ubuntu. Ubwo ni ubuntu, ko ari kugira ngo akuzane, ko ari kugira ngo ubone ubugingo, ko ari kugira ngo mbone ubugingo, ko ari kugira ngo mve muri bwa busambanyi, ko ari kugira ngo mve muri bya bindi, ko ari kugira ngo mve muri bya bindi by'amoko, ko ari kugira ngo mve muri bya bindi byo kurobanura abantu ku butoni, byari kugira ngo mve muri bya bindi byose bidafite iki bidafite umumaro. Ubicyo nifuza rero afite afata umwanzuro ku gitero cya 5. Ubicyo nifuza nukuguma mu mukiza wanje mwihishemo, niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Urumva na yindi ngabo igukingira usibye Yesu. Na wundi wakakurengeje byakagombye kukwica byari hariya. Na wundi wakakurengeje bya bindi byose byaguhigaga. Na wundi wakakurinze bya bindi byose byagiye bikugenza usibye Yesu wenyine, niwe ngabo yacu idukingira. Hanyuma rero 6, none icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka, yanyanduje zashaka kubyuka, zirimbura uzice pe, more nihariwe n'ibya Yesu. Urumva umwanzuro mwiza afashe, urumva buribye umwanzuro mwiza afashe. Bizangeso zose umubi yanyanduje, bya bindi byose yanyanduje, bwa bugome yanyanduje, cya cyaha yanyanduje, bya bindi nagenderagamo yanyanduje, bya bibi byose nakoraga yanyanduje, nibishaka kujya bibyuka, kuko kamere idapfa bijya kamere igisinzira, ariko bishatse kongera kubyuka jya ubirimbura ubice pe, more nihariwe na Yesu. Hanyuma rero urumva n'umwanzuro mwiza, n'icyifuzo cyiza, n'isengesho ryiza asenze. Ni ubuntu bw'Imana rero budurehereza kuza kwa Yesu, ni ubuntu bw'Imana buduhereza kuyizaho. Hanyuma avuze ngo iki rero 7, none maso yanjye namwe matwi nawe munwa wanjye mubiri we mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Amen. Mwabyumvise? Ibyaremwe byose tumushime, umuntu mushime Imana, amaso ashime Imana, ingingo ze zishime Imana, mbega ibyo utunze byose bishime iki? Bishime Imana. Hanyuma rero isomye Zaburi, umva uko Zaburi ivuga. Zaburi uko ivuze, Zaburi y'Ijana nicyo gice cya nyuma, hanyuma Zaburi y'Ijana, umva uko umurongo wa mbere uvuze. Haravuze ngo haleluya, itangira ivuga ngo haleluya isobanura iki? Iravuze ngo Imana ishimwe, amen, bigasobanura iki? Bibe bityo. Haleluya biravuze ngo Imana ishimwe, amen, bibe bityo. Hanyuma rero haleluya bivuze ngo Imana ishimwe. Hanyuma rero umurongo wa mbere, mushimire Imana ahera hayi, mushimire Imana ahera hayi, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire iby'imbaraga yakoze. 2, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Uzabona abantu bavuze ngo tugiye gushima Imana, nibajya gushima Imana batuvuga buri muntu wese agiye kwishima. Turashima Imana gute rero? Tugiye gushima Imana dutera pompage, tugiye gushima Imana turimo gusimbuka amakere, tugiye gushima Imana turimo kuvugiriza, tugiye gushima Imana tuvugiriza muri mikoro, tugiye gushima Imana ukabona ibintu abantu barimo boyo ibyo ari byo. Muyishime, umva umurongo wa 2, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ibaze gushima Imana, umuntu akavuga ngo tugiye gushima Imana, turyame tugarame duhereze Imana icyubahiro, tuyishimisha ibirenge, twazamuye ibirenge mu birere. Biriya no gupfobya Imana cyangwa se no gutesha agaciro izina ry'Imana yacu. Uwiteka Imana yacu agomba kubaho, Imana yacu igomba kubaho, ni nyagitinyiro. Tugomba gukorera Imana dutinya kandi duhinda umushyitsi. Ubu buntu twagiriwe turimo kugenda dupfusha ubusa, ari byo uzabukenera n'ububone. Mwe gupfusha ubuntu bw'Imana ubusa, mukorera Imana mutinya, muhinda iki? Umushyitsi. Muyishime, ariko muyishimire mbega ibikwiriye gukomera kwayo, gukomera kw'Imana. Imana irakomeye ku buryo udashobora no kubigereranya. Imana irakomeye ku buryo udashobora no kubigereranya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki rero? Ari naryo jambo tugiye kubakiraho hano mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'Abakorino, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye itorero ry'Abakorino, ibice byaho ni 6, umurongo wa mbere hanyuma kugera hepfo wo kuri 3. Umva uko havuze, hanyuma umvemo ijambo nshatse. Buntu bw'Imana butangaje, buntu bw'Imana butangaje. Havuze ngo iki no murongo wa mbere, rwa 2 Paulo cy'Abakorino ibice 6 guhera ku murongo wa mbere kugera ku 3. Haravuze ngo kandi ubwo dukorana nayo,
Haleluya, haleluya. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Gatatu, niba ibyo umaze kubyumva ukaba ugomba kubikora nk'uko bigomba kuba bitegetswe. Bivuze ngo umurongo wa gatatu, nimugire igisitaza nitugira igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana bupfa ubusa. Ubwo dukorana nayo, kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa iki ubusa. Ubu buntu bw'Imana murimo kumva niko gakiza. Ubu buntu bw'Imana murimo kumva niko gakiza. Aka gakiza ubundi ni iki? Agakiza ni iki? Cyangwa se umuntu ugafite we ubundi ni iki kimuranga? Ikintu kiranga umuntu ufite agakiza ni imbuto. Ikintu kiranga umuntu ufite agakiza no guhinduka. Bivuze ngo agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Agakiza ubundi ni iki? Mvuko ijambo ry'Imana rivuze Yohana ubutumwa bwiza. Luka ubutumwa bwiza ni igice cyawo cya kabiri umurongo guhera kuri 29. Reka mere 29. Luka 2 umurongo wa 29. Mvuko havuze 29 haravuze ngo mwami none horasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Mwami none urasezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza, ako witeguye. Umvize umurongo wa 29, ako witeguye. Amaso yanjye, kuko amaso yanjye abonye agakiza, amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba iki? Kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Ariko umurongo wa 28, mwami none urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. 30, kuko amaso yanjye abonye iki? Agakiza. Uyu ni Simiyoni arashaje, ageze mu zabukuru. Hanyuma umunsi umwe yibereye ahantu Imana aza kwinezeza, ayinejeje arimo kuyikorera. Makuri ujya gusenga ikakunezererwa bitewe nuko wabanje gukora iki gutandukanye nayo, nkuko ijambo rivuga mu byakozwe n'intumwa hano 3 umurongo wa 10 bice 3 umurongo wa 19, havango nuko mwihane muhindukira ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone kwize turuka ku mwami Imana. Hanyuma rero iyo umaze kwihana ugakora bya bindi byose bigutandukanya n'Imana, byanze bikunze Imana irakunezererwa. Ikipfa nawe ni kimwe gusa, ni icyaha. Ikimana ipfa n'umuntu ni icyaha. Ikiguhuza n'Imana ni kimwe, nuko ukura mu icyaha hakinjiramo gukiranuka kw'Imana ari we Yesu. Hanyuma rero uyu mugabo rero nawe aza gukuremo umutandukanya n'Imana, yari umutambyi. Hanyuma rero uko arimo asenga abanye neza n'Imana, Imana iravuga. Bavandimwe, Imana iravuga. Imana ivugana nawe iramubwira iti mwana wanjye rero ndakunezerewe, isezerano ngwaye ngiri rero ntabwo uzigera uva muri uno mubiri, ntabwo nzakwishyira, sizagukura ku isi muri no ngando urimo, nabanje kukwereka uwitwa Kristo umwana wanjye, uwo nzabanoje kugira ngo abari mu isi bazakizwe nawe. Simiyoni arabyumva, turakoze mwami, urakoze kubimbwiye, kandi byose byo kubimbwiye nikuzagira gute? Nikuzabisohoza. Ari ryo jambo riba kwa Mateyo hariya mu butumwa bwiza igice cya 11 umurongo wa 6. Aravuze ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Umugabo Imana ivugana nawe aragenda amarindi minsi, ariko ijambo ry'Imana arigumana. Imana yavuganye nawe arakibika, niyagwa mu mutima ntiyacogora. Igihe cyaje kugera rero Yesu aravuka. Amaze kuvuka baza kumushyira abatambyi ngo bamusengere nk'uko umuhango wari utegetswe. Hanyuma kumusengera, uno munsi dusengera abana batoya, niko Yesu yabikoze nawe, ariko yaragiye kugira ngo ajye gukebwa, hanyuma bamutambirira Imana, cyangwa se bamutambirira bya bitambo nk'uko byari bitegetswe uwo muhango. Usomye wereye haruguru nko ku murongo wa 21 byose urabisangamo gukebwa kwa Yesu bamujyana mu rusengero. Hanyuma rero Yesu marayika uko bakajya Yesu Mariya n'umugabo we Yosefu bajyanye umwana mu rusengero, nibwo uyu Gabriel wajya gatumwa n'ubundi. Hanyuma haje mwuka wera. Icyo gihe haza mwuka rero aramubwira, tumva rero
Simiyoni ati karame uri maso? Ati ndi maso. Zamuka ujye mu rusengero hanyuma nkubwire icyo ngomba kukubwira, mwereke n'icyo ugomba kureba. Ngo ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Muzehe ni yari mu rusengero, ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Ageze mu rusengero ngo aterura ka kana. Yesu urumva yari umutambyi, aterura ka kana kavutse, ntabwo azi uwo ari we, nyina na se ntabwo baziranye. Akigaterura Imana imukora ku maso, amenya none akana ateruye akarikonde ariko Kristo uzaza gupfira abantu bari mu isi. Ngo agiterura aka kana nibwo yamenye ko ari nde? Ari Kristo. Bivuze ngo rero akagakiza ninde? Niwe Yesu, niwe wavugwaga, niwe buntu bw'iki? Niwe buntu bw'Imana. Hanyuma uyu buntu bw'Imana yamaze kwinjira muri wowe, wamaze kumwakira uyu Kristo, arasenga. Uyu urumva ko asenze, Simiyoni arasenze. Amaze gusenga nta gihe cyashize, Simiyoni arataha, Imana iramucyura. Nshatse kireba ubu buntu bw'Imana mwumvise ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kujya mu. Bivuze ngo agakiza n'ubuntu, agakiza n'ubuntu. Byumve neza, agakiza n'ubuntu. Mbega kugira ngo wakire agakiza n'ubuntu, ariko kugira ngo uzajye mu ijuru, ugere mu ijuru, kugira ngo uzagende ugere mu ijuru, hari icyo bigusaba kugira ngo uzajye mu ijuru. Agakiza n'ubuntu. Bivuze ngo iyo wakiriye agakiza ari we Yesu, ubugingo uhita ubwakira ari bwo bugingo. Hanyuma iyo wakiriye aka gakiza ari bwo buntu, kuva ku kanya ugomba kurwana intambara. Urwana n'ibintu bitatu. Ugomba kurwana na Satani ariyo mana y'isi, ugomba kurwana n'umubiri wawe, ugomba kurwana n'iki? Ugomba kurwana isi, umubiri na Satani. Isi, umubiri na Satani. Kandi isi wibuke ko isi n'ubundi ni abantu. Isi ntago ari ibiti, isi ntago ari amabuye, isi ntago ari ibyatsi. Isi ni iki? Isi ni abantu. Ni abantu n'ubundi Satani ishobora gukoreramo, ni abantu n'ubundi. Kandi nawe ubwawe umubiri wawe ushobora kukurwanya, umubiri wawe neza ukakurwanya, ubwawe ukagutsinda. Hanyuma na Satani ubwe, na Satani. Isi, umubiri nande? Na Satani. Nibyo turwana nabyo. Hanyuma rero ubwo mwamaze kwakira Kristo mwami n'umukiza, Kristo akamamaze kwinjira muri wowe, utegetse kurwana n'iki? Isi, umubiri nande? Na Satani. Nagakiza n'ubuntu. Ariko kugira ngo uzajye mu ijuru hari intambara ugomba kurwana. Ugomba kurwana n'icyaha. Ibyo bintu uko ari bitatu byose bigomba kuza bigushora intambara yitwa iki? Icyaha. Ni icyaha. Ubwo ni icyaha urimo kurwana nacyo. Ntabwo rero ushobora kukinesha utaravuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ntabwo ushobora kukinesha utarakira buntu bw'iki? Bw'Imana. Ntabwo ushobora kunesha icyo cyaha Kristo atatuye muri wowe. Bivuze ngo rero Yesu niba atuye muri wowe, Yesu naza agatura muri wowe, cya cyaha uzagitsinda, cya cyaha uzakinesha, cya cyaha ntabwo kizakugeraho iki? Ububasha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Mvuko ijambo ry'Imana rivuze mu Rwanda rwa Hana ibice 5. Rwa mbere ijambo ry'Imana rivuze ngo iki mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Mvuko ijambo ry'Imana rivuze ibice 5 guhera ku murongo waho wa 4. Havuze ngo iki? Umuntu wamaze kubyarwa n'Imana. Murongo wa 4, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Bivuze ngo wamaze kwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana, Yesu akaba atuye muri wowe, Yesu akatura muri wowe, byanze bikunze uyu Kristo arakuneshereza. Kristo atsinda icyaha, Kristo anesha bya bindi byose byakuneshaga. Ubu buntu bw'Imana rero butangaje nibwo bwadukuye muri ya migozi, nibwo bwaturokoye, nibwo bwadukuye hahandi dukora no muri bya bindi. Hanyuma rero urumva ko uyu muntu wamaze kubyarwa n'Imana anesha iki? Anesha iby'isi. Umuntu wamaze kubyarwa n'Imana anesha iki? Iby'isi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa iki? Gupfa ubusa. Umva uko ijambo rivuze rero ubuntu bw'Imana. Tito, Paul yandikiye Tito igice cyaho, Tito ni igice cya kabiri, Tito igice ni icya kabiri. Umva uko havuze guhera ku murongo wa 11. Tito igice cya kabiri guhera ku murongo wa 11. Havuze ngo iki? Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo aribwo. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo aribwo. Ubuntu bukiza ubundi ni ubuhe? Ubuntu bukiza ni ubuhe bugaragarira abantu bose? Ni ubuhe? Hanyuma umva rero gusobanuke neza. Umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda tukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Wumvise ubuntu bw'Imana butwigisha kugira gute? Kureka kutubaha Imana. Ubuntu bw'Imana butwigisha kureka ibyaha. Ubuntu bw'Imana ni wende? Niwe Yesu. Bivuze ngo rero ubuntu bw'Imana yamaze kukugeramo, unesha iki? Unesha iby'isi. Ubuntu bw'Imana yakugezemo, unesha iki? Unesha iby'isi. Hanyuma rero uzumva abantu benshi bavuze ngo turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu, Yesu yarabirangije ku musaraba, sinzi biki bari mu batekinika barimo kubeshya abantu. Reka da avuze ngo iki? Paul yandikira Abaroma ibice 6
umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ariko hari titire cyangwa se umutwe w'iryo jambo haravuze ngo ubuntu nibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu ubwo dukorana nayo, mwibuka ijambo intego iravuze ngo ubuntu bw'Imana, kandi ubwo dukorana nayo turabingiye kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa iki, gupfa ubusa. Hanyuma avuze ngo iki umurongo wa mbere n'uwa kabiri, aravuze ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Niba waramaze gupfa ku cyaha, umva ukaba warihaniye ubusambanyi, ni gute waba ugisambana? Warihaniye ubujura, ni gute waba ukibaza? Reka da, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora iki, ibyaha. Kandi ubwo dukorana nayo turabingiye kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa iki, ubusa. Nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ni muzi yuko abantu bose hepfo kuri 6 ari umurongo ukomeye, reka nawe musome umurongo wa 6 hano mu Bakorino rwa hango mu Baroma bambe Baroma ibice byo 6 umurongo wa 6. Umva uko havuze 6 havuze ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Mu Baroma 6:6. Kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Amen. Urumva rero wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, yamaze kwinjira muri we, niko avuze ijambo ry'Imana. Hari yavuze ngo iki, bariya mu butumwa bwiza kubanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyarwa na papa na mama. Reka da, ibyo byararangiye. Wapi kera tutari ubwoko, ubu turi ubwoko bw'iki, bw'Imana. Turi ubwoko bw'Imana. Babyawe n'iki, babyawe n'Imana. Umuntu abyarwa n'Imana bigenze bitereba. Ni mu Rwanda rwa handi bice 5 umurongo waho wa 3 waho wa mbere haravuze, hari ijambo rikomeye haravuze ngo kuko mbega kubyarwa n'Imana cyangwa se umuntu ubyarwa n'Imana ni muntu ki? Umuntu ubyarwa n'Imana biba byagenze bite? Umva uko ho havuze umuntu ubyarwa n'Imana biba byagenze bite. Rwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere. Uwizera wese, umuntu wizera wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Umuntu wese wizera yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Bivuze ngo dutegetswe iki? Urukundo nk'abantu bagera gute? Bizeye umwami n'iki n'umukiza. Murakoze rero, ijambo ry'Imana riratwihugurira iki? Riratugurira ko tutagomba gufata ubuntu bw'Imana ngo tubupfushe iki? Tubupfushe ubusa. Na rero nagira ngo dusenge Imana wigenzure. Ugenda ute, ubanye ute n'Imana, ubanye ute n'abaturanyi, ubanye ute n'umugabo wawe, ubanye ute n'umugore wawe, ubanye ute n'abanyetoro, ubanye ute n'abakijwe n'abadakijwe, ubanye ute n'abantu bakuzi n'abatakuzi. Ubundi urinde, muri make urinde. Ku ijambo ry'Imana ribivuga hano mu Baheburayo, rwandiko rwandikira Baheburayo 12:14 ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tuze ngo rero Imana ishaka ko twezwa, hanyuma ubwo buntu twahawe tukabutwara neza nk'uko Imana ishaka. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen.